Nyuma y'igihe kirekire abantu bibaza ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, kuri ubu ngubu AFC M23 n'akababaro kenshi n'agahinda kenshi imaze gusohora itangazo ryemeza uru rupfu rwa Wiringoma, ndetse rwose bavuga yuko yaguye mu bitero byagabwe ku itariki 24 ibitero bya drone byagabwe mu Rubaya. Ni ibintu rero bibabaje abantu benshi, imitima ikomeje gushenguka, nyamara kandi rwose bakomeje kwibaza ese koko nibyo cyangwa sibyo, ese ko M23 kitigeze itanga itangazo riri officiel ngo imenyesha abantu urupfu rwa Wiringoma. Kuri uyu munsi, kuri ubu ngubu barabitangaje, bavuze yuko byabaye, ndetse rwose ari n'ibitero by'ubugome byahitanye n'ubuzima bw'abandi baturage, bituma rwose ibi bintu biba bibi cyane. Amakuru rero agaragazwa na Lawrence Kanyuka, ariwe umuvugizi wa AFC 23, rero niwe ubitangaje, avuga yuko ibi bitero byari bikomeye cyane, ngari ibitero by'ubugome bikomeye cyane. Iri huriro rero rwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryemeje n'urupfu rwa Wiringoma, wari umuvugizi w'iri huriro uherutse kwicwa n'ibi bitero bikomeye cyane, bavuga yuko ngo imiryango mpuzamahanga ndetse n'indi miryango ndetse n'izindi community ziracecetse, barebera ibyabaye, batavuga kubiri kuba, ndetse rwose ariko bo bagira icyo bakora hanyuma bakaba basakuza. Byatangajwe rero ku mugoroba wo kuri uyu wa 28 Gashyantare 2026, umuvugizi Lawrence Kanyuka niwe wabyicishirije mu itangazo rwose yasinyaho. Kanyuka yatangaje ko ubutegetsi bwa DRC ngo bwarenze ku gahenge impande zombi zari zemeranyijeho, ubwo niduha ahubwo ngo bashoza intambara yeruye cyane kuri AFC 23 ngigamije kwica abasirikare b'uyu mutwe n'abasivili, ndetse rwose ngo bigizwemo uruhare na za drone bifashishije. Ati kutubahiriza agahenge byatwaye umwe mu ofisiye bacu bakuru, igisirikare cyacu rwose kigamije impindura amatwara, rwose uyu nguyu turamubura. Uyu ni Koloneli rero Wiringoma, uyu nguyu witabye Imana ku itariki 24 Gashyantare 2026, ati ndetse gukomeje gutwara ubuzima bw'abantu bacu b'inzirakarengane. Kanyuka rero yakomeje agaragaza ibyaha byakozwe na leta bigizwemo uruhare na za drone ndetse n'ayandi mabombe yakomeje kugenda yica abaturage, ndetse rwose avuga yuko ibyaha byakozwe bitakwirengagizwa, ndetse ababikoze bagomba kubihanirwa, ko ibyabaye byabongereye ubumwe ndetse bikabibutsa inshingano basangiye. Kanyuka rero yavuze yuko inshingano zabo ari ukurinda abasivili ndetse n'abasirikare b'iri huriro mu bice byose byabohowe. Kanyuka kandi abinyujije ku rubuga rwa Twitter, ndetse kandi n'itangazo riri officiel yibukije uburyo mu byumweru byinshi cyane AFC 23 yamaganye ndetse ikanatanga impuruza ku bafatanyabikorwa bayo bari kugira uruhare mu biganiro by'amahoro, ndetse bijyanye n'uburyo leta ya DRC ikomeje kutubahiriza agahenge, ndetse rwose bikajyana no kwica abaturage bo mu bice bituwe cyane. Ibi bice rero yagaragaje birimo ibyo mu ntara za Kivu zombi nka Mweso, Rutigita, Kitazungura, Rugezi, Kitendebwa, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikare, Masisi, Karehe, Kasovu, Nkokwe, Katoyi, Minembwe ndetse na Kasheke. Ati ibi bice nibyo byibasiwe n'imirwano, ndetse rwose byarashengabaye cyane, abaturage barahashiriye, ndetse n'imitungo yabo yarahashengabayiriye. Harimo kandi n'ibice bya Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Murume Munene, Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumba, Nyabyondo, Miyanja, Kasirosiro, Bunyantenge, Misiya n'ibindi bice. Kanyuka yavuze yuko nubwo ngo hatanzwe umuburo byose byateshejwe agaciro, bigaragaza yuko uburyo ababuriwe batarajwe inshinga no kurinda abaturage no guhosha imirwano. Yagaragaje ko kandi nubwo leta ya DRC yiyemeje kuba yakwica abaturage bayo, AFC 23 izakomeza kuba hafi y'abaturage, ndetse rwose irajwe inshinga no gukomeza ibiganiro by'amahoro, kandi ari nako irinda abaturage bayo mu bice byose byaba byarabohowe.
Amakuru rero avuga yuko Koloneli Ngoma yarashwe na drone y'ingabo za DRC ahagana saa 9 z'urukerera ku itariki 24 Gashyantare 2026 ubwo we na bagenzi be bari ku rugamba ndetse bahanganyemo n'ihuriro rya leta. Rwose kuri ubu ngubu ngo ni ibintu byari bikomeye cyane, ndetse n'inzu wabonye yuko yararimo yasenyutse bikabije cyane. Ibice rero bikikije Rubaya bimaze iminsi birimo imirwani ikabije cyane, ndetse yatangijwe n'imitwe y'ihuriro rya Wazalendo irimo nka CMC, za Raila Mutoboki na Pareko, zose nizo zatangije uru rugamba. Ibyatumye rero AFC 23 yohereza y'abarwanyi yongera kugira ngo haze imbaraga zikomeye cyane, ndetse byatumye bahakura aba barwanyi bose ba Wazalendo bose barahabakura barirukanka, mu gihe bavugaga yuko bahafashe baje birukanka baje binjiramo. Ese byagenze gute kugira ngo izi drone zirase uyu mugabo ndetse nabandi? Biravuga yuko hano hantu hafiremo abantu bageze muri 16, 9 barabonetse, 7 rwose imibiri yabo yari yashwanyaguze cyane cyane cyane, ariko ku buryo amasura yabo atapfaga kugaragara uko byiboneye. Rero byagenze gute hano hantu muri Rubaya? Iyi leta ya Kinshasa irahashaka byanyabyo, irahakeneye mu buryo bukomeye cyane, ndetse yavuze yuko itazigera iruhuka na gatoya ibirombe bya Rubaya bitabonetse. Uyu rero Wiringoma yari yavuze yuko ngatazigera na gatoya hwema, ndetse ngo mu gitondo azajya kuganiriza abaturage, cyane ko ari umuvugizi wa gisirikare, hanyuma bituma izi drone zimugeraho. Eka tukomeze turebe ese leta irabivuga iki. Nabonye gusa itangiye kwamagana ibitero bya Israeli ndetse na Irani, ibyo ngibyo nibyo yibereyemo. Rero Lieutenant Colonel Wiringoma yamenyekanye cyane nk'umuvugizi w'uyu mutwe, ubwo uyu mutwe wasubukuraga urugamba cyane mu Gushyingo 2021. Nyuma rero yaho ibiganiro byahuzaga abuhagarariye ndetse na leta bitatanze umusaruro habe na gatoya. Mu gihe rero Lieutenant Colonel Wiringoma yari muri zishingano yumvikanye cyane, ayumvikanisha impamvu we na bagenzi be bongeye gufata intwaro zirimo kuba abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje kwicwa ndetse no guhezwa na leta, mu gihe abandi baheze ishyanga. Inshuro nyinshi AFC 23 yabaga yafashe ibice byinshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo nk'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Koloneli Wiringoma yabaga ari umwofisiye mukuru cyane mu bambere bageraga aho hantu, ubundi akaganiriza abaturage ndetse akababwira n'impamvu iki cyama cyangwa se impamvu AFC 23 bari kurwana, akabumvisha uburyo rwose abaheze ishyanga bazataha. Yajyaga arema agatima abaturage benshi, niyo mpamvu iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, ndetse bigatuma n'abantu bibaza bati kubera iki batabishyize ku mugaragaro ngo dushyingure Wiringoma wacu rwose mu buryo bw'icyubahiro. AFC 23 rero igitangira urugamba, Wiringoma yari afite ipeti rya majoro, yazamuwe mu ntera muri Mata 2024 hashingiwe ku ubudashyikirwa cyangwa se ku bunyamwuga bwamuranze muri aka kazi, ndetse n'inshingano ze rwose yarashinzwe uburyo yazikoze neza cyane. Biravuga yuko rero uyu mugabo asize abana ndetse n'umufasha, hanyuma ibi byose nagahinda ku bakongomani bakunda revolution, nagahinda ku bakongomani bashaka impindura amatwara. Gusa uyu mugabo biravugwa yuko azahorerwa. Uyu ni General Retired Sejusa, uyu wahoze mu ngabo za Uganda, yavuze yuko ibintu leta ya Kinshasa yakoze ngo ari amakosa akomeye cyane, ku buryo iyi AFC 23 iramutse yihoreye bidashobora kuba byahanirwa, ndetse rwose ngo nta n'ikibazo kuko ngo abayiteye barenze ku gahenge, ndetse ngo uku kwica Wiringoma ngo byabaye nkaho kwica umuntu mutahanganye, ari ukwica umuntu bisanzwe mutari ku rugamba. Ibi ngibi byatumye rero Sejusa avuga yuko ngo ari amahano akomeye cyane, byarenze ku gahenge ndetse byarenze ku mategeko mpuzamahanga y'intambara, ku buryo ibi ngibi byabaye nko kuba wafata intaruka
ukayikora mu jisho. AFC 23 uburyo iri tangazo yaritanze ubona yuko rwose arimo akababaro gakomeye cyane, kandi bigaragara yuko sibo bonyine n'abantu barababaye cyane, ndetse AFC 23 isoza ivuga yuko izakomeza kurinda abaturage mu buryo bukomeye cyane ndetse itazigera ihwema, ariko kandi ivuga yuko igiye nayo kurya karungu ibitero byose ikabisubiza. Rero izi ngabo zose zari zirundiriye mu Rubaya zaratsinzwe zirukanka, ndetse rwose ubona ko Rubaya itagikomeje cyane guterwa cyase kugabogamo ibitero. AFC 23 yashyizemo ingabo nyinshi cyane, ndetse n'ibindi bice urabona yuko M23 yagiye isa nkaho iba yabisekiriza cyangwa se yabishyiramo abasirikare bakaba babicungamo umutekano. Izi ngabo rero za Kinshasa zigira gutya zigatwika mu Rubaya, zitwika inzu z'abaturage zihunze zikoze ngicyo bita ngo reprise stratégique, maze batwika ibintu byose byaba iby'abaturage ndetse n'ibindi byose bakabitwika. Batwitse amazu, batwitse ibikorwa by'abaturage muri Rubaya. Aba bantu bakoze icyo twita ubugome ndenga kamere. Rero ibingibi byakozwe ku itariki 26 nibwo AFC yabitangaje, ivuga yuko ngo Wazalendo ijya kuva muri Kawere yagize gutya igatwika ibintu byose, ariko bamwe muri bo bafashwe mpiri bakavuga yuko ngo abayobozi babo bakuru ngo aribo babibategetse, bakavuga bati ibi twabitegetse n'abayobozi bakuru kugira ngo batwike ibintu by'abaturage cyangwa dusige dukoze aya marorerwa. Ati muri Kawere muri teritwari ya Masisi ahagana saa 9 z'umugoroba baratwitse batwika ibintu by'abaturage, ndetse rwose bakora ibintu bibi cyane ngo ubwo bakora reprise stratégique, ubundi ngo basiga bakoze amarorerwa imitungo y'abaturage, imitungo y'abasivili barayitwika ndetse banatera ubwoba abaturage cyane. Ibi ni ibintu rero leta ya Kinshasa ikwiye guhanirwa mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Ibi ngibi bakwiye kubihanirwa, ariko leta ni leta ntago bashobora kubihanirwa iyo uri leta bufite ubudahangarwa bukomeye cyane. Hanyuma rero impande zombi zikomeje kurenga ku gahenge, ndetse na leta nayo ivuga yuko ngo AFC 23 ngo yarenze ku gahenge. Leta ya Kinshasa nayo itangaza yuko AFC 23 ngo igabaho ibitero birakomeje mu buryo butunguranye. Imirwano mu gace ka Masisi irakomeje nkuko bisanzwe rwose, ibice byinshi bikomejemo imirwano, ndetse rwose kandi ubona yuko itazigera ihagarara habe na gatoya. AFC 23 nayo ikomeje kuba icyo twakwita kwihagararaho mu buryo bukomeye cyane. Iri kwihagararaho, ariko kandi ibitero bya drone nibyo byabaye ikibazo cyane mu buryo bukomeye cyane. Ahantu bitaza Kinyumba hariya drone hariya naho iraharasa, ndetse kandi batagetinze hariya ahantu bita Isiro muri Nyabyondo. I drone ewana zikoranye technology zisigaye zahabereye ikibazo cyane. Rero kuva ku munsi gwejo washize ibibazo byari ibibazo, imirwano yari imirwano, isasu ryari isasu, intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zoroheje byari birimo gukora. Hanyuma reka turebe uburyo AFC 23 izatangaza ese yashyinguye Lieutenant Colonel Wiringoma cyangwa se ntago arashyingurwa. Ibi byose turaza kuzajya tubimenya mu matangazo agenda akorwa. Gusa amakuru avuga yuko uyu mugabo yashyinguwe ndetse n'abandi bari kumwe bashyinguwe. Ariko kandi andi makuru yavugaga yuko ngo yagejejwe Goma ngo muri morgue, gusa amakuru mfite nuko uyu mugabo yashyinguwe. Ariko kandi reka tumwifurize iruhuko ridashira n'intwari, nkuko abayobozi bagiye bavuga bati intwari ntizipfa kandi zizakomeza kuba mu mitima yacu. Uwo ni Benjamin Mbonimpa aravuga ati udusuhurize izi intwari zacu, abo twahoranye, udusuhurize abo twakundaga, rwose tuzahora tubibuka. Reka nkwibutse yuko niba utarakora subscribe ugomba kuyikora, nyamuneka yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Reka kandi nkwifurize ibihe byiza.